ijambo ryawe niryo riduhaza uburame. Turagushimiye rero ko wohereje abakozi bawe bazanye ubwo butumwa, kandi uyu mwanya tugiye gukurikirana message wahaye umushumba wacu. Mana wamushoboje yaje, kandi umaze iminsi umuganiriza, umaze iminsi umwiyereka, kandi hari ibyo wamuhaye, hari ubutumwa wamuhaye kuzanira abanyengoma. Reka databuja wera usohoze icyo wabutumye. Umugire neza rero umukozi wawe, umwambike imbaraga, uhagarare nawe umugoti impande zose. Ibyo agiye kuvuga sibye ni ibyawe, kubere akanwa rero nawe wibwirire iyi mbaga iri hano imbere yawe. Umugire neza umushyigikire, natwe abari hano uduhe kumva no kumvira, kandi databuja wera ukomeze kutubera Imana, natwe tukubera ubwoko. Byose tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dukomere Yesu amashyi, twakira umukozi w'Imana. Haleluya, haleluya. Zamuri biganza twongere dusuhuzanye. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Twakomeje gushimira Imana, kandi n'amashimwe yatambutse ahangaha na amashimwe afatika akwiriye umwami wacu Yesu. Umwami wacu Yesu yakoze imirimo ikomeye, yakoze ibitangaza. Ntabwo twabona uko tumushima, ariko uyu munsi yumve yuko abamushimye bavuga, natwe twese umuntu wese urangaha turashimira imirimo Yesu yakoreye igorogota ku musaraba. Haleluya. Uyu munsi umuntu hano muri literaniro wese, niba waje utanamwemera uyu mwami, uyu munsi umenye yuko umwami wacu Yesu yakoze imirimo ikomeye igorogota ku musaraba. Umwami wacu Yesu yakoze imirimo ikomeye. Nicyo cyatuzanye hano rero, twaje kwamamaza intsinzi y'umwami wacu Yesu. Mazina nari nayababwiye ni Pasteur Habyarimana Telesfori, ndi umushumba uyoboye paruwasi ya Ruhango. Nanjye Yesu yangiriye neza, kuba nanjye nibona muri uyu mwanya. Hari igihe nicara nanjye nkumva birantangaje, nkavuga ngo Yesu we urakomeye, uri gitangaza. Umushumba uyoboye hano itorero rya hano ejo yatubwiye amateka y'inaha mu Gisaka, ahantu hari imbaraga zikaze zikomeye, ariko dufite umwami ukomeye kurusha izo mbaraga. Imbaraga rero za Yesu nanjye zarandobye, nanjye ngirirwa ubuntu bwo kuba mpagaze ahangaha. Njya nkunda gushima Imana mbere yuko ngira icyo mvuga, nkaba ngo nashimira Yesu kuko ngiye yampaye agakiza, mbese yaranshatse kugeza mbonye, yarankunze, yankunze urukundo rukomeye. Undi mu bantu bagiriwe ubuntu bukomeye ko ngiye ninjiye bwa mbere mu nzu y'Imana, mu rusengero rw'abarokore ahangaha nyine turi. Cyari igihe cyacu abantu benshi barahatinyaga, nanjye nari mu bahatinya. Rero ko kuhatinya abantu benshi baraturarikaga kubera ubwibone n'ubuzima twabagamo, ntitwemere kujyayo kubera ubwibone. Ubu nari umwibone cyane kuko ngewe nari umukinnyi w'umupira, nari umukinnyi w'umupira, nyiri umupira, nyiri ubwibone bwinshi cyane. Twirirwa mu mipira, twirirwa tuvuga imipira, tuganira imipira, aribyo tubamo. Ariko urumva ubuzima nari ndimo, nakinaga imipira, nyina amakinamico, mba muri ubwo buzima bwo mu isi. Hanyuma rero igihe kimwe, kugira ngo rero Yesu angirire neza, najyaga numva ijwi buri gihe rimbwira ngo uzajye gusengera mu barokore. Nari umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda. Icyo gihe abarokore bari bakeya muri kaminuza. Hanyuma rero kubera ko bari bake, ariko Imana ishimwe yuko hari abantu itoranya, yamara kubatoranya ikabashyiraho ikimenyetso. Harimo abarokore bari bariyemeje, bati twebwe turi abarokore, turi abapanekoti. Muri kaminuza bakajya bambara neza ya myambarire yacu myiza. Nabonye abana hano nababwira ni mwambaye neza, bitanibuka abo bantu nababwira ni rero Imana buryo bishaka ko dukora ikinyuranyo. Niba twaravuye mu isi
tukava mu businzi, tukava mu busambanyi, nta mpamvu yuko wakwambara cyangwa ngo usokoze hanyuma abantu baze bakwibeshyeho bagira ngo urasa na wa musinzi, bagira ngo urasa na wa musambanyi. Kandi koko umuntu yanakureba uretse nyine ko waba wowe ubwawe uvuga uti hari ukomeze, ariko uwo hanze bayakureba akabona wapi, akabona muri bamwe. Hanyuma rero numva ijwi rimbwira ngo uzajye gusengera mu barokore. Hanyuma nabandi reka nabwa bwibone bwanjye nari nifitiye, abandi ngewe bari abantu bamajipo n'ibitambaro bajyaga batunyuraho twese tugakanura amaso, twese tukabakomera, tukavuga ngo dore uko tumeze, tuti nk'aba ngaba nabo baje muri kaminuza koko, ati kaminuza nayo yagorwa. Ariko abo bantu, abo badamu, ubu ni abadamu bakomeye, ni abadamu b'abanyacyubahiro kandi baracyakomeje kubaha Imana. Ubwo bavuga ngo ntabwo nzajya gusengera muri bariya. Hanyuma ariko Imana ni nziza, ijwi ryakomeje kujya nkajya ryumva. Shimira Imana rero, iri torero ryacu ni ryiza, twumvamo ijwi ry'Imana. Haleluya, twumvamo ijwi ry'Imana. Ikindi cya kabiri cyatumye rwose nkunda ahantu haba ijambo ry'Imana, kuko nkigera mu nzu y'Imana nagezemo nyine sanga harimo ijambo. Ubwo rero nakomeje kumva ijwi rimbwira ngo uzajye gusengera mu barokore, ariko siryumvire, siryiteho. Umunsi umwe riza ariko wa gatandatu buri bucye haba ku cyumweru, riza rifite imbaraga nyinshi, irambwira ngo uzajye gusengera mu barokore. Ndavuga ngo ntaho nzajya, ntabwo nshobora kujyayo, bari abantu sinshobora kubajyamo. Noneho ubwo narimo ngenda, ndimo nigendera, ariko ryakomezaga kugenda ringaniza, ryamaze nk'amezi menshi rimbwira, rintereta, rinyinginga, ariko narabyanze. Rikambwira uyu munsi nkavuga ngo ya nzabanza nkumva mfite inshuti, nzabanza kujya kubana nayo, tukajya muri bwa buzima bwacu bwo mu isi. Avuga ngo ntabwo najyayo kuko ngiyeyo sinagaruka, ngiki cyo natinyaga. Avuga ngo ndamutse ngiyeyo nshobora kutagaruka. Kandi koko niko byagenze. Umunsi nagiyeyo ngiye kubabwira ntabwo nagarutse. Hanyuma rero ndakomeza ndabyanga. Kuri wa gatandatu rirambwira ngo uzajya gusengera mu barokore. Ndabanza ndabyanga. None ngiye kumva numva rije rifite imbaraga. Numva ni nk'umuntu ugiye kuntera icyuma akantsinda aho ngaho. Riraza ngo none niryambwira ngo uzajye gusengera mu barokore nk'irinyinginga. Rirambaza ngo ejo uzajye gusengera mu barokore. Numva birakaze. Rero hari abantu bagira umuhamagaro ukaze. Yewe nahamagara umuhamagaro w'imbaraga, ufite imbaraga, nk'abantu tuziranye ntarakizwa, iyo duhuye bibaza uko byagenze bikabayobera. Abo twari tuziranye mu nyuma y'umwaka umwe twarahuye baranyoberwa, bayoberwa ukuntu byangendekeye. Rero ngo uzajya gusengera mu barokore. Numva birakaze. Ndavuga uyu muntu nimuhakanira aranyica. None ndakugira ngo nihumurize cyangwa se nikure muri urwo rubanza, niba ko nava aho ngaho, ndavuga ngo nzajyayo. Ariko mbyemera ntabyemeye. Mu buryo Imana irabizi zimutima. Ariko maze kuba ngo nzajyayo, ubwo ni ikiganiro ngewe mu mutima, nta muntu ni umutima n'uwo muntu n'iryo jwi twavuganaga. Ndabyemera. Hari ndabyibuka harimo ku masaha y'igicamunsi nka saa 10 saa 9 gutyo. Hanyuma maze kubyemera ubwo turatambuka, rirandekura, ndagenda njya kuryama. Uwo munsi iryo joro naraye nasinziriye, rindiho rincunga niba koko nzajyayo. Noneho bigeze bukeye, ndavuga nti ibyo ari byose ibi ntabwo nabivamo. Mfite aho nasengeraga, hari ukuntu twisengeraga neza, ukuntu twabagayo dufite uko twibereyeho. N'ubu n'ikimenyimenyi, reka nisubirireyo. Buracya ndabyuka ndakaraba, ndavuga ntingiye kwisengera aho nsanzwe nsengera, hariya ntabwo nshobora kuhajya. Naragiye ngeze mu nzira, imvura iragwa. Imvura iguye ndirukanka njya kugama.
ngiye kugama ninjiye bwa mbere mu rusengero ngiye kugama imvura. Nagezeyo rero nsanga abarokore basenze aho hantu ngiye kugama. Ntabwo narizi ko kubera ko hari mu kigo cy'ishuri yari sare bari bateguyemo igiterane, yewe ntabizi iyo abantu baba hanze, burya hari igihe baba hanze batazi n'ibyabaye rimwe na rimwe, ariko badashaka no kubimenya. Hari ibintu tuba tutashaka kumenya tutitagaho. Ninjiyemo rero nsanga abakobwa ku muryango barimo barakora protokole nziza cyane, barayikora, barambwira ati karibu, baranzana rwose. Abadiyakoni bacu bagiye bafata neza abantu baje, buriya hari ahantu naho haba izindi mbaraga. Baramprotokora mwaona bakanyicaje inyuma, barambona baranjanye, baramerekanye uwimbere kamati muzanire, uwimbere nkabona ni baragira gutya, wa hagati nawe atizana, ubwo wagiye imbere nawe ati komeza najye kushaka kwicara inyuma, batireka komeza, unati komeza, barankurura komeza, baragiye banyicaza mu ntebe z'imbere. Umva imvura nagezemo rero nasanze umuntu ari kuvuga ijambo muri Ezekiyeli ibice 37 ari kwigisha iriya jambo ry'amagufwa yo mu kibaya, amagufwa yumye mu kibaya. Ararivuga avuga ukuntu amagufwa ngo yisuganije agateraterana, ngo akazaho imitsi, akazaho inyama, ngo umwuka akayazamo. Uko yavuga amagufwa araterana, nanjye aho nicaye numvaga ndi guterana. Yavuga ngo inyama zizaho, nanjye nkumva inyamijeho. Yavuga ngo umwuka uraje, nanjye nkumva birabaye. Yavuga ni uyu muntu uko mbona adasanzwe, namwitegereza ndareba nsanga uwo muntu ndamuzi, najyaga mubona atambuka, havuga ni uyu muntu yabaye iki. Nabona gukunda niba ari kuvuga Imana ishimwe yatanze impano muri iri torero. Harimo abakozi b'Imana bavuga rwose, Imana yahaye ijambo. Umugabo aravuga, nanjye ndavuga nti ibyo ndabona bidasanzwe. None rero kugeza n'uyu munsi ntimumbaze ibya yamvura, sinzi uko byagenze. Nicaye aho ngaho singewe narose bavuga bati ni bandi bashaka kwihana. Noneho rero kubera ubwibone nahagurutse ndanganguza ndeba inyuma ngo ndebe ko nta bantu banzi, ariko ndavuga ni ibintu ntabwo bisanzwe, birakaze, reka mfe guhaguruka ntawamenya. Ndahaguruka baransengera. Noneho rero ndavuga ni rero ibyo abarokore ntawamenya, ubu ngubu bagiye kunyirukankaho, bajye kumbaza amazina. Nasohotse niruka, none sijyaho wabakira, bandirukanse. Nirukanka ndagenda mitajya kuryama. Uwo munsi ntabwo nariye, oya nshobora kuba narariye, ariko nariye imburagihe kugira ngo ndi gucunga ngo babandi bambonye babanze barye basohoka aho twariraga, nze kujyaho nta wundi muntu mbona. Ariko Imana ni nziza, ubwo nakomeje kuba kwepa, ariko uko kwepa kuri uwo munsi ikintu gikomeye Imana yankoreye. Ubwo bibaye mu masaha 9, noneho abasore twajyanaga mu tugurupe, mu dutsiko nyine, mu tugurupe twajyagamo two kujya mu by'isi, baza kundeba ngo tujyane. Turagenda turamanuka tugera ahantu bita ku Mukoni, tujya hakurya tugitumba bazihuye. Tugeze aho ku Mukoni, ubwo nyine twaryoheje ku cyumweru, namwe murabizi nyine abasore n'abakobwa bo mu isi nyine bagashize. Natwe twaryoheje mu muhanda, turimo tugenda turyoshya n'amagambo n'iki, ese twaryoheje tuvuga ngo tugiye gufata akantu. Ngeze hepfo ku Mukoni aho ngaho, ngiye kumva numva ijwi riramanutse, rirambwira ngo wibuke ko uyu munsi wakijijwe. Baba we, ndavuga nti baba we ntibambonye, tuzi ko bya bintu byamfashe. None wibuke ko uyu munsi wakijijwe. Nahise mfunga amaferi nk'imbwa, uko muzi imbwa yirukanka wagira ngo ifunze amaferi. Nanjye nahise ndahagarara, baragenda, sigara nibaza ese nkomeze, ese ntahe, bigenze. Ubwo rero nari nafashwe kera, byari byarangiye. Kuva icyo gihe, kuva uwo munsi
ni ubuhamya burebure. Ntabwo nongeye kuvuga ngo ndakwepa abarokore, ndahunga abarokore, ahubwo nasigaye noneho ndi gushakisha aho bari kugira ngo njye gusenga. Noneho nasigaye senga, nkasenga by'agahato, nkasenga ntazi ibyo ndimo, nkasenga mbishaka, nkasenga ntabishaka. Nsiga meze nk'umuntu rwose, ntangira ikintu cyitwa gushaka Imana. Ni naryo jambo tugiye kuganira ahangaha, ariko narishatse kubabwira yuko ndi mu bantu Yesu yagiriye neza, kuko nijiye mu rusengero ntawandaritse, ntawampamagaye uretse umwuka w'Imana. Icyo rero kirankomeza, nkavuga ngo aha hantu nahinjiye nta mwene wacu, nta muntu wabimbwirije, ahubwo nagezemo Imana iba ari ikomeza kunyigisha kugeza n'uyu munsi. Umuririmbyi rero yaririmbye ngo anyigisha iby'inzira ye, ngo senge shime nezerwe. Nanjye rero ndamushimira Yesu yangiriye neza. Yampamagaye, amamagara muri ubwo buryo, hanyuma anyigisha iby'inzira ye, ngo senge shime nezerwe. Ndi mu bantu rero bakunze icyo gihe natunguranye, naje ntunguranye, natangiye gukora ibintu abantu bakayoberwa ibyo ndimo. Najyaga mbyuka, nari mfite icyumba, najyaga nkirirwa nkasoma Bibiliya. Icyo gihe Imana impamagaye, nafashe Bibiliya ndavuga nti nasomye ibitabo byinshi, iki nacyo reka nze ngisome. Iyi Bibiliya nayisomye amezi 2 yonyine, mera mu itangiro ngeza mu Byahishuwe, nta kindi nakoraga, nahise mparika. Ndavuga nti nasomye ibindi, reka mbanze nsome n'ibi nabyo ndebe. Fata igihe Imana iranyigisha, hari igihe namaze cy'amezi agera nko kuri 6, nta bandi bantu twahuraga uretse abarokore. Ndabona ngiye gushaka Imana, mbaze ndebe uko bimeze. Igihe kiragira ndetse Imana inkura no mu ishuri. Ayo mezi yose namaze ntajya ku ishuri. Noneho nkajya ninginga Imana, ni Imana wambabariye ko nari ngiye kurangiza, nkasubira ko nzagukorera rwose. Imana ikambwira ngo oya, banza wiga ishuri ryanjye, ibindi nabyo nzabikuberamo. Ubwo rero namaze amezi 6 ndi ahantu, hari umuntu tugira ubuhamya busa, ahantu twabanaga, abo mu Ruhango ngewe baramuzi, cyangwa se ni namwe abumuzi, atuye hano hirya gatoya ni Kabarondo. Dukura kumwita ku kazina ka byararangiye. Ariko twabaye ahantu turimo dushaka Imana, niwe twakundaga rero guhura. Ahantu twahuriraga rero twese twarapfuye, twarakubiswe, tumeze nk'abantu, mbese twashakaga Imana tukagira ngo ibintu tukumva biratuyobeye. Twatse ubuzima twubaga nta kindi dusigaje usibye ko tutabonye Imana, nta kundi kubaho kwacu. Kandi koko niko byari bimeze, twaba tutabonye Imana nta kundi kubaho kwacu. Aho rero twumvise ko basenze tukajyayo, aho twumvise ko byashyushye tukajyayo. Imana rero yaje kutugirira neza kugeza rero n'uyu munsi. Turashimira Yesu. Yesu rero yakoze byinshi, ntabwo twabivuga tubirondore muri uyu mwanya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Haleluya! Murambure ibiganza mumushimire Yesu ko natwe yadutoranije, natwe yatugiriye icyizere uyu munsi kuba duhagaze imbere yanyu. Ntabwo twari beza, nakavukira yacu rwose ntabwo ari nziza, yewe karande z'iwacu zo zirakaze. Ibyo bavugaga ahangaha biri hano, biba n'ahandi. Ariko twebwe turashimira Yesu ko yatugiriye icyizere akadutoranya, kandi cyatumye dutoranya kwari kugira ngo twamamaze ishimwe n'imirimo yakoze. Imana ishimwe cyane. Dusome mu gitabo ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka, ibice 19, umurongo, ndaza gusaba Pastor Joseph ajya nsomera aho nshaka gusoma. 19 umurongo wa mbere, asoma umurongo wa mbere amanuka agere kuwa 10, asome izo nkuruza z'umugabo witwa Zakayo. Luka igice cya mbere umurongo 19, 19
asoma umurongo wa mbere amanuke hepfo, amanuke agere ku wa 10. Kadusome mu izina rya Yesu. Yesu agera i Yeriko arahanyura. Uko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, doragiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndamuriha 4. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Amen. Amena. Ngera dusomere irindi jambo riri mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ry'Efeso, Abefeso ibice 5 n'umurongo wa 10. Nuwo murongo wonyine, hanyuma tukaganira ijambo kuri message Imana yampaye. Abefeso, urwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 5 umurongo wa 10, Bibiliya ivuze ngo, mushake uko mwamenya iby'umwami ashima. Mushakashake uko mwamenya iby'umwami ashima. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. By'umwami ashima. Mushakashake. Mana irashaka ko yuko dukomeza tugashakashaka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Muri uyu mwanya ngamije kubabwira ijambo rifite intego ivuga ngo gushaka Imana kugeza uyibonye ukayimanukana muri karitsiye. Gushaka Imana kugeza uyibonye, buryo uyerekana. Iyo abantu bashimye Imana, bashimye ibintu bifatika. Kuko hari igihe abantu bashima Imana ukumva abantu bahejeje abantu mu gihirahiro. Aho gushima Imana werekana ibyo Imana yakoze. Iyi Mana yacu irafatika, iyi Mana yacu si icyuka, iyi Mana yacu si ikigari. Ubu buzima turimo bwa kirokore, iyo ushatse ububyaza umusaruro, washaka ko buguhombera urabivangavanga. Iyo ushatse ko buguhombera ubufata igice, ariko iyo ubufashe mu buryo bwuzuye ukitanga umaramaje, ugashaka Imana umaramaje, ubu buzima burakuryohera, ubu buzima bugenda neza. Imana irashaka yuko tuyishaka. Gushaka Imana ukageza uyibonye, kandi ukerekana ibihamya yuko wabonye Imana. Igihe kimwe twagiye gusenga ahantu, abwiye ko njyewe nakunze gushaka Imana. Nakunze gushaka Imana, asenga Imana uburyo bwose bwo kuyisenga. Hanyuma rero igihe kimwe twajyanye n'abantu gusenga, tujya ahantu gusenga Imana cyane n'abantu rwose. Turicara turasenga, turayihamagara. Tumaze guhamagara Imana, umuntu nyine yuzura imbaraga z'umwuka wera, arabati mwari muzi n'ibindi, ati ibintu birahindutse. Ndumva hari ibintu bihindutse. Haleluya. Rero twebwe ngaha hari igihe bijya bihinduka. Nimujya mubona biduhindukanye, mujya mwihangana. Hari igihe bihinduka, umuntu agahindura gahunda igahinduka. Abati rero uburyo murabizi, ndumva muri njyawe ibintu bihindutse. Ati ndumva nshaka kubabwira ikintu. Ati kagira inkuru. None nicyo cyatuzanye. Ati ubu ngubu tugiye gusenga Imana, kandi tugiye guhamagara Imana
Imana ize. Yego tugiye guhamagara Imana ize. Nimara kuza nimuze kuyisiga ahangaha, buri muntu wese aze kuyijyana ayijyane iwabo muri karitsiye, ajye kuyereka abaturage. Niko yatubwiye. Urumva ubwo buhanuzi bwari bukaze. Bati umuntu tugiye guhamagara Imana, umuntu wese naze kuyisiga ahangaha twasengeye, buri wese aze kuyimanukana ajye kuyereka abaturage muri karitsiye. Hanyuma rero ubwo twese ufata ku giti, ucyurira, uryama ku butaka, upfukama, aho twari turi twese twarasenze. Umuntu asenga ku giti cye, ariko twese tuvuga ngo Mana ngwino turagushaka, ntabwo turi busubire muri karitsiye tutakujyanye. Twarasenze, mu by'ukuri Imana yaraje. Ndabyibuka mu masezerano menshi Imana yampaye yo kuyikorera, harimo n'ayo ngayo, harimo ayo yamereye aho ngaho. Imana iramanuka ivugana natwe, Imana iratubwira, iduha amasezerano, Imana iratunezeza, turishima turanezerwa. Murabizi nyine abarokore iyo twasenze tuguwe neza, tumanuka rwose aho twari turi twumva tunezerewe. Hanyuma rero ibyo kuyimanukana muri karitsiye nibyo nashaka kubabwira. Ubwo rero jyana najyanye icyifuzo najyanye, nari umusore maze gukizwa, nari nagize icyifuzo nyine nanjye ndashaka gushaka umugore. Hanyuma kugira icyo cyifuzo ndagenda, nabone rero ndashaka umugore. Bari banciye inkwano nadashakaga, nta mafaranga nari mfite, numvaga ntayo mfite, ariko nabone nizeye Imana, reka njye gusenga Imana izangirira neza. Ubwo rero njyewe icyo cyifuzo nari najyanye, n'abandi bari bafite ibyabo, ariko njye nicyo nari najyanye. Hanyuma maze kugerayo twarasenze, yibwira Imana, turangije nyine iduha amasezerano turataha. Ngeze mu rugo, ubwo uwari fiance wanjye no madamu wanjye uyu munsi, ubwo yambwiye ati uze tujye gusura, hari mwene wabo wari harihuye, tujya kumusura. Ajya kumunyereka nyine. Tugezeyo, hanyuma haratwakira, turaganira, turangije turataha. Tumaze gutaha, uwo yabuje kumuhamagara amubaza tese umugabo wawe afite inkwano? Aramubwira ati yewe ubuzima bayeho ntayo afite, kuko nta kazi nari ndi bwagire, nari ngafite ariko katama ibyo nari nkeneye byose. Aramubwira ati rero ntayo. Ati ntabwo nshaka yuko ibintu byanyu bizatinda mu nzira, ntabwo nshaka ko bizatinda mu nzira. Atugende umubwire amafaranga yose bamuciye azaze nyamuhe, hanyuma nimara kuyamuha mwebwe mugende mukora ubukwe hakiri kare. Arabimbwira, ubwo amafaranga inkwano yanjye mba ndayibonye. Ubwo Imana narayimanukanye cyangwa ntayo namanukanye? Nayeretse abaturage cyangwa ntayo naberetse? Ntayiberetse. Uwo yabonye yuko twagezeyo igikundiro cy'Imana, arandeba, niba yararebye ati rwose, ati ni sawa. Aravuga ati ibi ndabyemeye nanjye, n'ikimenyimenyi muze mbaha inkwano. Urumva yari mwene wabo. Urumva rero mwene wabo ampa inkwano, ndangije ndayibasubiza. Basi Imana itarangiriye neza. Harya bavuga tese Imana yangiriye neza. Hanyuma nyuma yaho yaje kuvuga ati yaratugurije. Hanyuma rero nyuma yo tumaze gukora ubukwe, twashatse kujya kumwishyura. Arangije aravuga ati reka ibyo sinabikora. Arambwira ati genda ufate ayo mafaranga, ugende uyaguriremo umugore amata, umugaburire, agubwe neza byibuye. Turataha n'ubundi birangira gutyo. Imana ntitwayibonye, ushaka Imana kugeza uyibonye. Hano rero twabonye umugabo witwa Zakayo, ngo wari wagize icyifuzo cyo gushaka Imana, cyo kureba Yesu uko asa. Ngo yari yagize icyifuzo cyo kureba uko Yesu asa, ngo amumenye. Zakayo rero uyu ntabwo yari umuntu woroheje. Iyo tuvuze Zakayo, abantu benshi bakunze kuvuga wita bakurura ishusho y'uko ngo yari mugufi. Ariko buriya Zakayo ntabwo ariyo shusho abantu bakagombye gukurura, kuko Zakayo sibyo byamurangaga. Zakayo Bibiliya iravuga ngo yari iki? Yari umukoresha w'ikoro kandi mukuru, kandi akaba n'iki? N'umutunzi. Hanyuma rero nyine Bibiliya iravuga ngo yari na mugufi.
abantu bakunda kwifatira kariya kantu ko yari mugufi, babona n'umuntu mugufi bagahita bamwita Zakayo. Kuki iyo babonye umuntu w'umutunzi batamwita Zakayo? Kandi Bibiri itubwira ko Zakayo yari iki? Yari umutunzi, yari umukoresha w'ikoro kandi mukuru, kandi akaba n'iki? N'umutunzi. Icyo nashatse kuvugira icyo ngicyo, hari abantu bafata Zakayo nk'umuntu wari woroheje, ariko Zakayo yari mu bantu bakomeye bakaze muri kiriya gihugu hariya yari umuntu udasanzwe, yari umuntu ukomeye, ariko ngo yagize icyifuzo cyo kureba Yesu. Yamenye imirimo ikomeye Yesu akora. Icyama nawe ahantu uri ukava mu byubahiro, ukava mu byo urimo, nibura ukavuga uti nanjye ndashaka kureba Yesu. Buriya rero icyo utarabona ntukajye ugipfobya, icyo utaramenya ntukagire ngo nta gaciro gifite. Nkunda kubwira abantu, niba tubabwira iby'agakiza, ntushake gukizwa, ntushake kubimenya. Nibura uzaza ubigerageze kugira ngo ugire ikigeranyo hagati y'ubuzima wari urimo n'ubwo wari ugiyemo. Uzaza uze kugerageza, ubundi uzabona itandukaniro. Zakayo arangagira icyo cyifuzo cyo gushaka kureba Yesu. Hanyuma rero hari imbogamizi. Icyambere Zakayo yari afite imbogamizi. Buriya hari imbogamizi zibaho mu gushaka Imana. Imbogamizi ya mbere Zakayo yari afite, kandi ibaho no ku bantu benshi, nuko yari umutunzi. Ni gakeya tuzabona abatunzi biyemeza kujya gushaka Imana, biyemeza guca bugufi ngo bajye gushaka Imana. Ikindi ngo yari umukoresha mu w'ikoro mukuru. Hanyuma rero ikindi nanone ngo yari mugufi. Kuba mugufi rero, buriya abantu bose ni bagufi. Nanjye ndi mugufi, nawe uri mugufi, abantu bose ni bagufi. Shaka kuvuga iki? Uko byagenda kose ubuzima tubayemo, hari ibyo dukenera uko waba umeze kose. Hari igihe ugira ibyo ukenera. Imana turayikeneye, turi bagufi. Hari ibyo tutashobora, hari ibyo tutakwibonera, hari ibyo tutakwibashisha. Abati rero izo mbogamizi rero zaritumaga avuga ati hajya gushaka Imana, ariko ndi mugufi kandi ndi mutunzi. Izo zari imbogamizi. Ariko iyo umuntu yemeje gushaka Imana, akayishaka kinyamwuga, akayishaka yabitekerejeho neza, nta kintu na kimwe cyamubangamira mu gushaka Imana. Umuririmbyi yaririmbye ngo uwaba atinyutse ibyago byose naza kurikire Umwami Yesu, ngo nta cyamurekesha iyo nzira ahisemo ijya mu ijuru. Nta kintu na kimwe rero cyabasha kurogoya imigambi y'umuntu ushaka Imana. Hanyuma rero ngiye kuvuga nihuta ku bintu bitanu byaranze Zakayo washakaga Imana by'ukuri, ashaka kuyibona, kandi yashakaga Yesu by'ukuri, kandi Yesu yaje kumumanukana aramujyana muri quartier baramubona. Ibi cyambere rero Zakayo ngo yageze mu iteraniro, ikintu cyambere yakoze ni iki? Ngo yasanze abantu bari bangahera, abantu bari muri gatanu ngo bari bangahe? Bari benshi. Ngo bari benshi cyane. Hanyuma rero iyo abantu babaye benshi, igisubizo cyo mu bantu benshi, Zakayo ngo yarirukanse. Yagize gute? Yarirukanse. Ikintu cyambere ku muntu ushaka Imana, hagomba kuyibona akayimanukana akayijya kuyerekana, agira umwete. Nukugira umwete. Umuririmbyi w'110 mu ndirimbo z'agakiza aba ngo nutagira umwete mu nzira y'Imana ntabwo uzagera mu ijuru, ngo yewe ngo habe no guca umutaru. Nutagira umwete mu nzira y'Imana ntabwo uzagera mu ijuru. Arirukanka. Ubundi ntabwo byari byemeye ko Zakayo yirukanka. Zakayo umukoresha w'ikoro mukuru, umutunzi, umukire, ukamubona mu muhanda arimo yirukanka n'amakote. Nigeze soma ahantu ngo amabwiriza yo kwambara amakote nk'uko twambaye nyine. Umuntu wambaye nk'uko nambaye cyangwa nk'uko bari abakozi b'Imana bambaye, nasomye amabwiriza, amategeko 10 ngo abagenga bari abantu babambaye kuriya. Nasanzemo itegeko rivuga ngo umuntu wambaye kuriya ngo ntago ajya yirukanka. Yego? Ngo ntago ajya yirukanka. Ibaze
kubona umuntu arimo yirukanka mu muhanda n'ikote gutya gutya. Shaka kuvuga ngo kwirukanka n'icyubahiro ntabwo byoroha. Kwirukanka n'icyubahiro biroroshye se? Umunyacyubahiro aragomagira. Ubu niyo imvura yagwa yanyagira ameze gutya. Nirukanye bambone nirukanka. Ariko ibaze n'ukuri nyamara namwe ni mubirebe neza. Murasanga ari byo. Ubu koko mubonye ndimo kwirukanka. Abona byaba ari byo ra? Ubu nyine uremera ukagomagira cyangwa ukareba ukiyemera nyine ikakunyagira. Ariko Zakayo kuko yashakaga Yesu yaremeye agira gute? Arirukanka kugira umwete. Jambo ry'Imana rero ridukangurira kudushikariza kugira ngo tugire umwete. Hanyuma icya kabiri ngo arirukanse ajya hehe? Ajya hehe? Arirukanka ajya hehe? Oya musome neza. Ubu rero n'ugusoma ukagenda ijambo ku ijambo. Ngo arirukanka ajya hehe? Ajya hera? Oya we wapi murirukanse. Arirukanka ajya imbere. Ngo arirukanka ajya hehe? Ajya imbere. Kujya imbere bishaka kuvuga iki? Ni ukugira intego. Ni ukwirukanka ariko ukirukanka ufite iki? Ajya imbere. Afite intego yo kujya imbere. Aba ati reka niruke ariko ntabwo ndibwiruke mpfa ntaziyonja. Niko Paulo yanditse avuga ngo turasiganwa ariko ntitusiganwa nk'abo tutazi iyo tujya. Ngo turaterana ibipfunsi ariko ntabwo duhusha. Ngo turamarana kugira ngo dusingire icyo Kristo yadufatiye. Kwirukanka ugomba kwirukanka ufite iki? Intego. Nujya gusenga uzajya usenga ufite intego. Niwiyiriza ubusa uziriza ubusa ufite intego. Korari nimuhaguruka muvuye mu ruhango muje hano Kibungo mujye muza mufite iki? Intego. Kugira intego. Twiruke ariko twirukanye dufite iki? Intego. Intego ya Zakayo rero yari iyo kubona Yesu. Ubwo rero uko byari kugenda kose yagombaga kubona Yesu. Hanyuma ikindi cya gatatu yarirukanse ajya imbere ariko ageze imbere ntabwo byamuhiriye. Ntabwo byamuhiriye. Reka mbabwire hari igihe tugira umwete, hari igihe twirukanka tukajya n'imbere ariko bikarangira n'ubundi dukomeje kubaho ngaho kuko Yesu ntabwo araza. Yego? Iyo Yesu ataraza rero ibibazo ntabwo bibura. Iyo Yesu ataraza tugomba tugakomeza. Jambo ryatubwiye ngo mushakashake uko mwamenye ibyo umwami ashima. Kuva Yesu ataraza nidukora kimwe kikanga tuzashakira n'ahandi. Zakayo rero yabaye muri iryo teraniro barakomeje baramubyiga kuko abantu bari benshi. Aranyura avuga ati ese ubu ndongera niruke? Ndongera se njye imbere ko n'ubundi ibyo nakoze n'abandi babikoze. Burya hari igihe ibyo dukora bimenywa n'abandi bose nabo bakabikora. Hanyuma rero yiga ashaka ikindi. Cya gatatu yashatse ni iki? Yashatse ikira. Urengeye kuko nabaye umwarimu iyo nigisha mbangira ngo nabaze menye ko turi kumwe. Nabaye umwarimu imyaka 20 yose. Kuva 2021 kugeza kuva muri 2001 kugeza 2022. Myaka 20 urumva atari myinshi nigisha abana. Ubu rero ahantu ngeze hose akenshi masanga nk'umuntu nigishije mu bigo bikomeye za groupe scolaire officielle Butare, hariya muri Kristo nahigishije imyaka igera ku 10 n'indi. Aho ni ibigo binyuramo abanyeshuri mu gihugu baturuka mu gihugu cyose. Aho ngeze hose rero njya kubona nkabona ni akamwumva mu ntambwe ati teacher wanje. Ubwo rero nanjye nigisha rero hari igihe mbaza twavuze ngo Zakayo ngo ariruka ajya imbere, agira umwete, agira n'intego ariko biranga. Hanyuma ashaka ikindi gisubizo. Amaze kujya imbere byagenze gute? Yabonye byose ntacyo bitanze ngo yurira igiti cy'umuvumu. Kurira igiti cy'umuvumu bivuga gukora ibidasanzwe. Ni icya gatatu. Icya mbere ni ukugira umwete. Icya kabiri ni ikihe? Kujya imbere, kugira intego. Icya gatatu
kumvira umuvumo bivuga gukora ibidasanzwe, kugira ngo rero Imana tuyibone, kuko Imana yacu ntabwo isanzwe. Niba idasanzwe rero nukora ibisanzwe ntayo uzabona. Hari igihe biba ngombwa yuko dukora ibidasanzwe, bya bindi abantu bazaza bati ibyo ni ibiki muri gukora. Ariko twebwe kuko dufite intego yo gushaka Yesu, tukemera tukagira gute, tukabikora. Zakayo rero yuriye igiti cy'umuvumu. Icyo giti cyari kiri aho ngaho, abantu bose barakirebaga, abantu bose bari bakizi imyaka na myaka, ariko nta muntu wari warigeze agira gute, acyurira. Zakayo rero atinyuka akora ibidasanzwe. Iyo ushaka kubona Yesu, uzajya ukora ibyo abandi batarakora, uzajya ukora ibyo abandi batinye, ibyo abandi badatinyuka, bya bindi bavuga bati ibyo ntabwo twabivamo, wowe uzajya ugenda ubivemo. Uzajya ugenda ubitinyuke, nibwo uzabasha kubona Yesu, kuko Yesu wacu ntabwo asanzwe. Nawe yatinyutse ibyari byanzwe n'abandi bose, ibizima n'abakuru, abamarayika bose bari bagize gutya. Arangije arabitinyuka, ngo afata igitabo arakibumbura. Haleluya! Ibyo bidasanzwe niho tubonera Yesu. Bya bindi abantu bose batinya, bya bindi abantu bose bavuga bati ibyo ntitwabishobora, ibyo ntitwabivamo, wowe uzajya utinyuka ubyinjiremo. Kandi ibi bintu bidasanzwe hari igihe bidutera ishozi, bikadutera isoni, hanyuma bigatuma n'abantu batwibazaho. Namwe mutekereze Zakayo, umukoresha w'ikoro mukuru, umutunzi muri iyo karitsiye, ari mu gitabunzemo. Namwe mubitekerezeho. Mutekereze Zakayo ari kwirukanka, mutekereze Zakayo ari kubyigana mu bantu ngo arashaka kureba Yesu. Mutekereze Zakayo arimo yurira igiti, ariko yari afite intego yo kubona Yesu. Hanyuma yurira igiti, baramukoba, baravuga ati watubabariye ukamanuka, watubabariye. Buriya rero hari ibintu rwose batwinginga, bakanatwigisha, bakanaduhugura, bakanagutumiza mu biro, bati ubundi ibyo bintu urimo ni ibiki. Bakaguhamagara bati nyakubahwa, ibyo rwose. Ngira ngo Zakayo telefoni zaracishikanye zigera mu biro, bati wa mukozi wanyu ari mu giti. Ibaze ku karere bahamagaye bati wa mukozi wanyu ari mu giti, yuriye igiti mu giterane. Wa mukozi ari mu giti mu giterane hariya, harya hano ni Irubimba, ari Irubimba ari mu giti. Telefone zigacishikana bati mugende, bakohereza abantu bati mugende mumubwira amanuke, mugende mumubwira agira gute. Ibyo ni ukudusebya, ibyo ni ukudukoza iki, ibyo ni ukudukoza isoni. Wasenga ntabwo wasenga ntiyagenda mu cyubahiro nk'abandi, kugenda akajya ajya kurira ibiti. Ariko Yesu wacu arakomeye. Haleluya! Yesu wacu arakomeye, nta muntu ukomeye kuruta Yesu. Ntazagira umuntu ugushuka, ntazagira uguteranya n'uyu mwami ngakubuze kumushaka, kuko ibyo ari byo byose aho muzahurira we ntabwo azaba ahari. Kandi umunsi yaje ibintu bizasobanuka, hazamenyekana bamushatse n'abataragize gute, n'abataramushatse. Hazamenyekana bamwe babandi bagendeye mu byubahiro, ariko nta kibazacyura. Ariko ndagira mbabwira ngo Yesu naza bizagira gute, bizasobanuka. Hanyuma rero igihe cyarageze, Yesu araza. Kandi ndagira ngo nihanganishe bashaka Imana, azaza ntabwo azatinda. Haleluya! Azaza ntabwo azatinda. Ibyo yavuganye natwe kera yarabishoje. Niba yatubwiye ko azaza rero, mureke tumurindire mu giti, tumurindire muri izo soni, ariko twihangane tugire gute, tumurindire. Hanyuma rero umuntu urindiriye hejuru yirinda kumva amajwi yo hasi, kuko amajwi yo hasi nta kindi abagamije kukumanura. Uzajya urindira kugira ngo urebe nibura ko wakumvira iturutse hehe, hejuru. Zakayo bakomeje kumuhamagara, ariko aravuga ati oya, ndimo ndareba hepfo nkabona naturuka arenda mubona, murimo murambwira kumanuka, kandi aho narindi ndahazi. Ubundi ubuzima wabayemo ntakagira umuntu ushaka kubugusubizamo, kuko urabuzi. Zakayo ati aho muvuga ngo nze nahahoze,
nabonaga atari sawa, none ahandi ndabona ari sawa. Kuki mumbwira ngo manuke kandi igihe ndimo ndareba hariya nkabona naturuka hariya ndamubona, naturuka hariya ndamubona, naturuka imbere ndamubona, naturuka inyuma ndamubona, none ngo nimanuke? Arabahakanira ati ndigumiraho. Yigumira hehe? Mu giti. Hanyuma rero igihe cyane kugera Yesu araza. Haleluya. Naza rero bizasobanuka. Hanyuma rero aje, abantu baratangiye baravuga bati Rabi yaje. Haleluya. Bati Rabi yaje, abantu bose barihindanya. Hanyuma protokole ijya kwakira umwami Yesu. Bati karibu. Bakamwereka ibyicaro hariya nyine abayobozi bicaye. Bati karibu nguri umwanya wawe, genda wicare. Ariko bagakomeza kirebera hehe? Mu giti. Amaso yahanga mu giti kugeza bakavuga ati dore. Barangaho rero barabati ati Zakayo tutakubwira ti dore nawe kakubayeho, twakubwiye ngo manuka ataraza, none aje kukwimanurira. Arangije aramubwira ati, aravuga ati Zakayo. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo rero Yesu aratuzi kandi azaba amushaka, azaba amukunda. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ushaka ukunda Imana ni umenywa nayo. Zakayo na Yesu communication ari tayari. Hanyuma bati Zakayo, abantu bati kati karabaye. Ariko iyo atarongeraho abantu ntabwo baba batarazi ibyo bigiye gukurikiraho. Bati ururuka. Ati ururuka ubone, twakubwiye kuva kare wananiranye, tirekaza kwihanurira. Ariko nimuhumura umwami wacu aracyavuga. Arijya kubwira dukeya abantu nibasobanukirwe, nawe ntusobanukirwe. Imana ikakubwira ngo nzakugirira neza, nzakugira neza bikakuzonga. Abantu bati ngo yirirwa ngo izamugirira neza ra, ngo se izamugirira neza gute? Ariko buri hari igihe bisobanura ikanabitomora. Bati ururuka. Bati ururuka ubone, twakubwiye kumanuka uratunanira, none rekaza kwimanurira. Hanyuma rero ijambo yakurikijeho ryaje guteza impagarara. Hano be yatubwiye ngo abantu benshi ngo bagira gute, barabyivovotera. Bivovoteye iki? Iryo jambo yongeyeho. Bari bazi ko agiye kumubwira ngo ururuka, ibyo uri gukora ntabwo ari byo. Ururuka, ubusambo bwawe ndaburambiwe. Ururuka, ibyo ukora birahagije. Ariko aravuga ati ururuka, uyu munsi ndarara. Haleluya. Shaka Yesu kugeza umumanukanye muri quartier, ukamucyura ukamukura mu giterane hano, ukamujyana ukajya kumwereka abaturage. Hanyuma rero ijambo nashaka kubabwira irya kane, avuga ati yururuka vuba. Kururuka vuba ni ikintu guca bugufi. Ijambo rya kane ku muntu ushaka Imana yitoza guca bugufi. Abantu bose bari bamubwiye Zakayo ngo namanuke, arabahakanira. Ariko yumvise ari Yesu bivuze. Haleluya. Yumvise ari Yesu bivuze, aremera agira gute? Arururuka. Amaze kururuka, hanyuma rero Zakayo na Yesu bafatana akaboko ngo bajya hehe? Bajya hehe? Bajya kwa Zakayo. Haleluya. Bajya kwa Zakayo, ngo abantu bose barabyivovotera, ariko ni ahandi bakwivovota bagira ajya kwande? Kwa Zakayo. Kandi ubwo igiterane kiba kiranarangiye, kiba kiraremuye. Hanyuma rero abashoboye bajyana na Yesu kwande? Kwa Zakayo. Abandi barivovota bagira gute? Barataha, bagenda biciraguraho, bagenda bivumagura, bagenda bavuga bati ibya barokore muzongera kutubeshya, muzongera kudushuka, twazanya abantu bari bazanye abantu bari mu ngobyi aho ngaho babahetse, none baratubeshye. Ubundi uyu muntu yaza kuba ari umuntu, yaza kuba ari umwana w'Imana, yaza kuba ari Mesiya koko, yakamenye uyu muntu agiye kurariwe. Barivumagura, baribiciraguraho, barangije bagira gute? Barataha. Abandi bagira agatima, baravuga bati ntawamenya, reka tujyane na Yesu kwande? Kwa Zakayo. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu najya kwa runaka, kwa ntuze, nawe uzajya ujyayo. Yego? Uriko ni nakorera ubukwe Suzana, uzajya ujya gutabuka kwa Suzana, kuko hari igihe nawe ibyo bizakemukirayo. Nukuri nagirira neza umuntu, nawe uzajya ujyayo.
kubera yuko hari igihe nawe ariho bizakemukira. Hari abantu rero byakemukiye kwa Zakayo, nibyo tugiye gusorezaho. Umuntu rero icya gatanu cyari nacyo cya nyuma, umuntu wamaze kubona Yesu, umuntu ushaka Yesu, icya nyuma kimuranga kigaragaza yuko yamubonye koko, agira ubuntu agatanga. Agira gute? Agira ubuntu akagira gute? Agatanga. Zakayo yabonye ikimwaro n'isoni Yesu amukuyemo, ageze iwe ibintu birahinduka. Arangije aravuga ati rero ubu ngubu ibyo ntunze byose, kimwe cya kabiri cy'ibyo ntunze ndagiha abakene. Abantu bose bari bajyanye kwa Zakayo, bose bari abakene kuri Zakayo, si byo se? Hanyuma rero bose yahise abareba, bagirira impuhwe na Yesu wabo, aravuga ati uyu mwami wanyu nteturuye, nanjye kimwe cya kabiri nimwakire. Arakibaha, baragabagabana. Ubwo abantu bari aho ngaho batangira kuba ati yari yarabitubwiye, batangira kuririmba, udukorasi tuba turamanutse. Kwa Zakayo igiterane cyahabereye, mfite amatsiko menshi, kubera ko Bibiliya tubwira ngo bavugaho bikeya, ntabwo babivuga byose, ariko habera igiterane kiryoshye, igiterane kirimo amashimwe. Kwa Zakayo nta maganya yari agihari. Hanyuma kuko nabo ngo yari yarambuye bihanganye bakamuherekeza, hari abivumaguye bari biciragura ati kiriya gisambo kiratwambaye kiraduhejeje birarangiye. Ariko abana bavuga ati wasanga ubwo ajyanye na Yesu uyu munsi tugiye byakemuka. Baramukurikira bajyana na Yesu kwa Zakayo. Bagezeyo bati nabo nambuye hano ndimo ndababona, abo nambuye ndabariha kangahe? Kane. Abantu bagiye kwa Zakayo batashye kofi ibyibushye, amashimwe aba menshi, igiterane kirakomera, abantu bose bashima Imana. Haleluya. Zakayo Yesu yamweretse abaturage, yamujyanye muri karitsiye amwereka abantu. Gushaka Yesu kugeza umubonye ukajya kumwereka abantu. Haleluya. Irindi jambo twasomye ryatubwiye ngo mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Imana ishaka yuko tuba abashakashatsi. Nsoza ndashaka kubavuga ibintu bine biranga umushakashatsi. Ibintu bine cyangwa bitatu. Ibintu bitatu biranga umushakashatsi. Imana ishaka yuko tuba abashakashatsi. Mu buzima busanzwe abantu benshi barangaha bize bazi icyo ubushakashatsi ari cyo. Abakozi bakora muri leta n'abakora mu bindi bigo by'ubushakashatsi bazi icyo ubushakashatsi ari cyo, cy'ubushakashatsi buvuga. Ubushakashatsi nta mikino ibamo, kuko iyo ushatse kuzana imikino mu bushakashatsi wateza ibibazo, wateza akaga. Iyo bateguye ubushakashatsi hari ikintu baba bagamije gukemura. Ubwo rero bigomba kuba ari ubushakashatsi bwitondewe kandi bukanonosorwa neza. Hanyuma rero icya mbere kiranga umushakashatsi nyawe, nta mushakashatsi w'umunyabute, nta mushakashatsi w'umunebwe. Ubaye umunebwe nta kintu watuzanira. Ikindi cya kabiri, nta mushakashatsi urya buri munsi. Ubuzima bw'ubushakashatsi bwacu bwo muri Yesu rero nabwo burakaze, nta bintu byo kurya buri munsi. Kimwe n'umushakashatsi uri gukora ubwo bushakashatsi, hari ubuzima bumusaba kujya kuri terepfi yo mu misozi, atari bubona aho bugura amazi, atari bubona hari bugure icyo kurya, akihangana akaza kurya nimugoroba. Natwe mu bushakashatsi bwo gushaka Yesu ntabwo twarya buri munsi ngo bizakundi. Hanyuma rero nta mushakashatsi uryama amasaha yose. Ibyo ni ibintu bitatu biranga umushakashatsi nyawe. Iyo ashakashatsi akazana ibintu bifatika. Nta mushakashatsi w'umunebwe, nta mushakashatsi urya buri munsi, nta n'umushakashatsi uryama amasaha yose. Kubera yuko hari igihe ubushakashatsi buza nijoro. Abahanga bavuga yuko ibitekerezo byiza bitomoye biza nijoro umuntu aryama. Hari igihe rero igitekerezo cy'ubushakashatsi cyaza kigasanga uryama amasaha yose, kikaba kiragucitse. Iyo uri umushakashatsi mwiza rero, iyo kije urarana agakayi n'agakaramu ukabyuka ukacyandika. Ubu ufite ibintu byinshi Imana yagiye imbwira nijoro. Ubu jyewe saa 8, hagati ya saa 8 na saa 9 akenshi umpamagaye ndakwitaba, banakangutse ndi mu bushakashatsi.
mba ni umushakashatsi kuko namenye yuko nta mushakashatsi uryama amasaha yose. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Ndashaka gusenga. Ngiye gusengera umuntu uri muri literaniro ushaka kubona Yesu. Wagira icyifuzo cyo kubona Yesu nk'uko Zakayo nawe yakigize. Ukaba waje muri literaniro uti nanjye ndashaka kubona Yesu. Kandi Yesu yatugiriye neza, nawe yakugirira neza. Uwo muntu muri literaniro yihangane atambuke rwose. Atambuka ze hano tumutera inkunga y'amasengesho. Yaba arimo ngazamura ikiganza turebe. Muri literaniro, waba uri muri literaniro ashaka kubona Yesu, cyangwa kwakira Yesu ari ubwa mbere. Imana iguha umugisha mubyeyi. Imana iguha umugisha ugize neza. Haguruka mu mwanya wawe. Haguruka uze tugusengere. Ngwino rwose ntacyo bitwaye. Niba harimo uwasubiye inyuma nawe yihangane aze tumutera inkunga y'amasengesho. Niba harimo aze tumutera inkunga y'amasengesho. Haba harimo umuntu waguye, haba harimo umuntu ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umukiza ari ubwa mbere, avuga ati nanjye ndashaka kubona Yesu. Ngwino tugusengere. Ngwino tugutera inkunga, hanyuma Yesu agutiza imbaraga, ukomeze umushake kandi uzamubona. Mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi turagushimiye. Yesu ashimwe. Dutumyeho ijambo ryawe ritubwira ko dukwiye gushaka Imana tukayitahana. Tukayerekana aho dutuye abantu bose bakabona ko tuyitahanye. Kandi ritubwiye neza uburyo dukwiye gukoramo ubushakashatsi. Muri iyi minsi abashakashatsi ni benshi. Barimo barashakashaka mu buryo butandukanye. Ariko abarimo bashakashaka ibyo ushima ni bake. Kandi ijambo ribanza ryatubwiye ngo iminsi dusigaje y'ubusuhuke ni mikeya. Niyo mpamvu usenyeye imitima iri hano yose mwami kugira ngo yihe gukanguka rwose. Kandi buri muntu wese umuhe kugushaka. Yesaya yaravuze ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka akabonwa, kandi mu mwambaza akiri bugufi. Munyabyaha reka inzira ze, ukiranirwa reka ibyo yibwira. Aravuga ngo agarukire Uwiteka nawe azamugarukira. Reka imitima yacu muri uyu mwanya yari yabahabiye mwami mu bitagira umumaro, uyu munsi yongera igaruke. Kandi imitima yashakaga ibitari iby'ubugingo uyu munsi ishaka iby'ubugingo. Mu izina rya Yesu Kristo waravuze ngo nitugushaka tuzakubona, ariko nitugushakana umwete. Tugusabye imbaraga zo kugira ngo tugushake, tugusabye imbaraga zo kudukomeza mwami, ndetse n'abakubonye barushaho kukumenya. Haleluya. Pawulo yabwiye Abafilipi arababwira ngo kugira ngo mumenye, menye imbaraga zo kuzuka kwe, menye imbaraga z'ikijyepfo, menye imbaraga z'ikijyejuru. Aravuga ngo ibyarinda mu yanjye byampindukiye igihombo, ndetse yongera aravuga ngo kubw'uwo nabibonye ko ari nk'amase kugira ngo mbashe gusingira icyo Kristo afitiye, ngo ahari mbasha kugera ku muzuko w'abapfuye. Dushyigikire kubw'ijambo ryawe, kandi dusabye umwuka wawe kugira ngo akomeze kuryagura mu bitekerezo byacu, rikomeze kwiyandika mu mitima yacu kugeza ubwo rizasohoza icyo waritumye muri twe. Dusengeye abarwayi bari hano mwami, baje bizeye imbaraga z'Imana, baje bizeye amaraso ya Yesu, baje bizera gukira. Dutegetse indwara ziri mu mibiri yabo mu izina rya Yesu Kristo. Indwara turazirukanye, turahamagara ubuzima, turahamagara gukira mu izina rya Yesu Kristo. Baravuze ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera, bazarambura ibiganza ku barwayi bakire, bazirukana abadayimoni mu izina ryawe. Turasoza muri uyu mwanya rero, hari indwara zituruka ku buzima, ku mwuka duhumeka, hari indwara ziterwa n'imikrobe twariye, hari indwara zituruka ku myuka mibi. Zo zose turazitegetse nizive mu mibiri y'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo abantu bakire gukira. Urakoze Data, turagushimiye kubyumvise, tugukomeye amashyi, tugukurira ubwatsi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.